Muraho neza abakunzi ba ICT. Muri iyi video Skillinova Africa yabateguriye uburyo butatu bwo kuba Excel yaholdinga 0 imbere y'iyindi mibare. Twifashisha urugero rwo kwentaringa nimero ya telefone muri Microsoft Excel, aho rimwe na rimwe iyo winjije uri nka cashier cyangwa se nka accountant, wenda urimo kurikodinga abakiriya wagiye ubona na nimero za telefone zabo, cyangwa wenda uri manager w'abanyeshuri w'abakozi, uri kwandika amazina y'abakozi na nimero zabo za telefone, then wamara kwandika nimero wa pressinga enter, izo data zikagenda. So that's why rero Skillinova Africa yaje kugira ngo igufashe kuba wabisobanukirwa. Ni Agnes Muhawe n'Imana rero, mukomeje kubana musangira skills kuri technology. So reka twifashishe uburyo butatu. Uburyo bwa mbere, mu buzima busanzwe wenda ku muntu utari ubizi, reka tuvuge yuko wenda iyi column ari iya names, hanyuma hano wenda ni telefone, ziri buze kujyamo nimero za telefone. So wenda umuntu wa mbere yitwa Rebecca, dushyiremo nimero ze za telefone. Nitwandika 079 88 98 gutya na gutya, then tugapressinga enter, ngira ngo urimo urareba changes, 0 y'imbere yavuyeho. Niyo mpamvu dukeneye ubwo buryo kugira ngo twentaringemo nira 0 y'imbere igaragaza ko ari nimero za telefone ije iba ihari. Si kuri nimero za telefone gusa n'indi mibare. Ubwo urumva uramutse urimo gukora toto y'ibintu, hanyuma imbere y'uwo mubare hakaba hariho 0, zishobora kutaba displayed. That's why rero dukeneye buno buryo. So tugiye kureba rero uburyo butatu bwo kuba wakoresha wakadinga 0 before another number muri Microsoft Excel. Ngo kwandika 0 ikaza mbere y'indi mibare muri Microsoft Excel ikunda gukoreshwa cyane rero kuri nimero, niyo mpamvu arizo nifashishije. Ikintu cya mbere ukora, niba koko iyi column B, iyi ngiyi yinselectinze, iyi column B ari iri buze kujyamo nimero za telefone z'abakozi bose cyangwa se z'aba customer wakiriye uyu munsi, niba uri cashier, uri buze kuyiselectinga gutya nayikoze, hanyuma ukore right click kuri yo, uze hano kuri format cells. Uburyo bwa mbere ushobora kuza ukagira text, hanyuma ukajya kuri OK. Niba yigize text, nituza hano kuri uyu muntu witwa Rebecca, tukandika za nimero 078 gutya na gutya, tukazandika, then ugapressinga enter, urabona ko ya 0 iri holded, iracyahari. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Umuntu utabibonye neza, ukora right, uselectinga column cyangwa se cellule cyangwa akaselire ushaka gushyiramo izo nimero za telefone, hanyuma ugakora right click kuri yo, ukajya kuri format cells, hanyuma uburyo bwa mbere uguhitamo text, hano muri izi category uguhitamo text, hanyuma ukajya kuri OK. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ushobora no gutaca muri izi nzira, ukaza hano kuri home, menu yitwa home, hanyuma ukaza hano kuri general, hano hajemo text. Ubwo uza hano kuri home, hanyuma ukaza hano kuri number, ushobora kuza hano naho uhita uza kuri iyi format cell imeze nka ya yindi. So it's very important rero. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero, ushobora kuba washyiramo izo nimero cyangwa se izo 0, reka twifashishe iyi column tutaspecifyinze biriya. So ushobora gukoresha apostrophe ku bantu batayizi. Kuri keyboard yawe iba yegereye ni buto ya kabiri ivuye kuri enter button mu ruhande rwa left. So ujya hejuru haba hariho arobase, hasi ari apostrophe, uyijyaho hanyuma ukaba wakandika izo nimero. Ni pressinze enter, nabwo ya 0 igumaho. Nitwongera wenda tugashyiraho niyo twakandika amazera ngahe, wabanje apostrophe, ya 0 nayo iba holded, iri imbere y'iyindi mibare. Ubwo ni uburyo bwa kabiri rero. Ushobora gukoresha uburyo bwa mbere, ushobora gukoresha iyo column cyangwa iyo cellule igakora nk'aho ari iri buze guholdinga text, ngo text uruvange rwa character,
cyangwa se ugatangiza apostrophe mu gihe ugiye kwandika nimero za telefone z'uwo mukiriya se, cyangwa se nimero za telefone z'uwo mukozi, cyangwa se mu gihe ukeneye kwandika ibintu biri buze gukenera zeru imbere y'iyindi mibare. So uburyo bwa gatatu rero ushobora gukoresha, urugero uza hano wenda tugenda twifashisha series zitandukanye kugira ngo taza kubivanga nyine buri buryo uze kubona output cyangwa se impact kuri byo. Ushobora kuza hano kuri iyi seri cyangwa se ugaselectinga iyi column, hanyuma ukaza ugakora right click. Nanone ibyo byose bibera muri format cells. Ntuhitemo text ahubwo ukaza ugahitamo custom. Nyuma yo guhitamo custom, hano urabona hari sample, hano hari type. Hano mu buzima busanzwe most of times haba harimo general by default, uze uyisibe hanyuma wandikemo 0 zingana n'imibare ushaka guholdinga muri iyo column. Niba ari nimero za telefone, urabizi ko nimero za telefone zitagomba kurenga 10, so wandika 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hanyuma ukajya kuri OK. Nituze rero hano tukandika wenda tukandika ntituyigeze iyo mibare 0 ziri buze kuza ari imbere ari nyinshi. So urabona ku mibare 10 igize nimero za telefone, hari kuburaho imibare ibiri iri inyuma ya 0 kugira ngo tuze kuzuza nimero za telefone. So nitwandika rimwe tugapressinga enter, ya mazeri 9 y'imbere ari buze kuza ari inyuma yayo. So ubu ni uburyo rero bwa gatatu. Uburyo bwa mbere ni uguselectinga cells cyangwa se column ushaka ko iholdinga iyo mibare iri mu bwoko ibanjirizwe na 0 cyangwa se nimero za telefone, hanyuma ugakora right click. Iyo umaze kuyiselectinga ukora right click, umaze kujya kuri right click ukajya kuri format cells, ujya kuri format cells ugahitamo text. Ubwo ni uburyo bwa mbere, ukajya kuri OK. Uburyo bwa kabiri twabonye, ushobora kubanza apostrophe hanyuma ugakomeza ukandika iyo mibare yawe itangizwa na 0. You pressinze enter irakomeza ikayiholdinga. Uburyo bwa gatatu rero twabonye ni ubwo selectinga nanone ya cells cyangwa se ya column ushaka kwiza guholdinga 0 mbere y'iyindi mibare, hanyuma ukajya kuri format cells nk'ibisanzwe, ukajya kuri custom. Noneho muri custom type ukandikamo umubare wa 0 ziri buze, ni nk'imibare iri buze guholdingwa muri iyo seri kugira ngo ya 0 iri imbere taza gutaka. Kuko hano niba twashyizeho 0 10 tukaza hano tukandika wenda imibare myinshi cyane irenze 10, ya 0 ntabwo iri buze kugarukaho. Ariko nitwandika imibare mike, za 0 z'imbere ziri buze, urimo kubibona. So making sure rero setting zawe ni wowe uzikonfigura, n'undi muntu uzikonfigura bitewe n'icyo ushaka, ukora ikijyanye n'icyo ushaka. So yari Agnes Muhawenimana kuri Skillinova Africa. Wowe wakunze iyi video, turakwifuriza ko wayisangiza n'abandi, kandi nawe utarakora subscribe wakora subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane.